Hello family and friends, tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Niba usanzwe dukurikirana urisanga, niba uri mushyashya kuri channel yacu tuguhaye ikaze. Hani kwa mukunda abantu, dukunda abantu cyane. Hanyuma rero niba hari ikintu wowe warakoze cyari cyo cyose mu rwego rwo gusapotinga Muhoza Real Talk, turagushimiye. Turabirekonesa ku rwego dushaka kwibaza wowe, turabirekonesa cyane cyane cyane, turabigushimira. Komereza aho ngaho, komeze utambagize, komeze utabyitara, komeze usangize abandi amakuru meza. Hanyuma rero bari mu gitondo niba nijoro, ahantu hose uherereye bitewe n'amasaha yaho uri, wumve ko tugusuje intashyo zo kuri Muhoza Real Talk zikugereho. Noneho rero ngo bimeze biti icyo kugenza ni igiki uyu munsi dufite akaye gashya. Ntumba nahawe nama, mutifuza kuza kuri kamera, mutifuza kugaragara, mutifuza ko amazina yanyavugwa, mutifuza ko abana banyu baba exposed, imiryango yanyu, abo ngabo mwadutumye. We are here for you guys. Turabizi ko umuntu ari mugari yagutse, rero ikintu cyose cyo gukora kugira ngo uprotege amashami ashamikiye ku muntu n'umuntu nyiri bwite, twebwe ni priority yacu. Ngiyo ni priority yacu. Okay, hatinze noneho ngiyo nakasa mutwe mu kabyara. Umugore bayimpaye, umugore yashatswe kuri diru subwo umugore yashatswe kuri diru yari yakozwe na nyirabukwe n'umugabo we. Uti guti atarakundana n'umutipe, turakundana, umuntu ufite amafaranga witwara, ufite imodoka ye, bwumvana birumvikana, afite amafaranga, afite inzu ye, akiza confiance se nabonye byo, yaje confiance asa neza, asohoka mu modoka ye, yaranganiriza. The next day nsanga afite ahaba, afite inzu, abantu na sister we. Bora n'umuntu w'iseri ufite akazi karakora, arambwa ati narako bengutswe, ndashaka ko dukundana. Ndavuga nti ni byiza cyane, ndamukunda, turakundana, urukundo rugera kure, ruramenyekana. Ariko atatandukanye n'abajama bose twaba twarakundanye, nta kintu yageze ambaza, ntago byandi by'abantu bumva ashaka ko mubonana mbere y'igihe. Ati ibyo byose ntabwo byageze bibaho. Akambwa ati njye ntegereje umunsi wa mariage, ntegereje mariage. Ndavuga nti uwo mugabo niwe nasengeye pe, uyu mugabo umeze gutya, uyu nguyu nicyo kintu kizima cyiza cyabaye mu buzima bwanjye. Niyo terme yakoresheje, yavuze ngo niba ari ikintu cyiza cyabaye mu buzima bwanjye n'uyu mugabo. Ngo icyo gihe akimara kumva ko ibintu byose bizaba nyuma mariage, ati ndamuhata urukundo, ndamukunda, ngahamagara breakfast, lunch, dinner, wariye, wanyoye, waryamye. Bite binyutse ka video ka mujama amaravuga ngo se kwafasha breast card kakandi. Ati nanjye ngamuhakeye, twanabisetsemo ageze aho ngana nasimbi bumubwira nyine nawe se ugiye kumbera nka mujama arimo biganiraho gutyo. Nyine atambwira ati unamenyaga ko afashe breakfast, ko yariye, ko ibintu byose ko byabayeho. Muhata care pe, nawe mu rukundo. Yava ku kazi akanca aho nkoresha, kantana kandepoza mu rugo akabona gutaha. Ati ewane nkuri bakimamo muri quartier, ati yashatswe n'umuherwe, ati ibintu biraryoha, nyine biraryoha umva. Igitangaza rero cyangwa aho ruzingiye, igihe kirageze, barakoye, barangije umugeni bibi yandi ajya avuga mu bukwe za modoka n'umushazi takenavuga. Noneho hano mu Rwanda n'umushazi atakizivuze, no kuzashaka ahandi hantu bazivugiriza mukazandangira. Sikuntu byaga biryoshye kera bafatiye ngo bi ako umunsi naje nje koko ibyo ngibyo nta twakoze ubukwe bwiza, yarashye. Noneho ubukwe burangiye, cyangwa umugabo wanjye nakora ni ikintu bita ikiremba. Sinzi niba hari izina ryiza ritari inyandagazi, nibyo izina n'inyandagazi mwaza kumbwira muri comment section. Sinzi ukuntu babita bari abantu bana n'ubumuga bwo kudakora, nyine bwo kutabyara. Njye nibyo ngibyo narinzi, abandi barize muraza kumbwira. Ati sanze ariko umugabo wanjye ameze. Ndangije nyina igitondo ataza kumbwira ati ngwino, nzibeshya numve usohoye iri jambo kagira umuntu ribwira hanze, ati tuzakwica. Ugomba guceceka ukarihamba mu nda, wamushatseho wavuze ko ibi ni byiza byose muzabibanamo.
ibi rero nibyo bihuye nabyo. Ati ariko hari ukuntu twabiteguye, ati kandi numbere umwana mwiza nkuko nakubonye, ati tukakubona uri umwana muzima, nukomeza kumbera muzima tuzakwigisha uburyo uzabonamo abana, tuzakwigisha uburyo bizatungana, kandi abo bana bakitirirwa umuhungu wanjye, ukaba umugore w'ubwenge. Atazana gutwara hanze, ukimara kubyara umwana wa mbere wa kabiri azahita kwikorera mugende. Ati rero saba kugira ubwenge ukumvira njye. Ati nyirabukwe yabaye seriye ku buryo ntari nabona, ati ngira n'ubwoba muri njyewe ndatitira. Arambwira ati guhera kuri mama wawe kugeza ku muntu wese uzi uko ukunda ntazigera amenya n'umutipe ko atabyara cyangwa se ko ari kiremba. Ngiye mu kwisha, ati ndaceceka, atari kumbura amahoro. Ngiye kuryama biranga, ngiye kwicara biranga, namara nkumva sinshaka no kumwegera. Ngo ati ubugome yankoreye yabutewe n'iki? Ati ndabitekereza mbibubirira inzira. Umunsi wa kabiri ati mama waraza aranyicaza, ati tuzazana umuhungu wo muri famiye ubizi, uzi kino kibazo, niwe muzabyarana, azaba ahangaha nk'umwana uri mu rugo iwabo, ubu niwe muzabyarana, abo bana be nibo bazabacu. Uzi ko ari numva ukajya muri filime, ngewe nari muri filime z'aba Nigeria cyangwa andi mafilime atandukanye, ariko sinenze ko ari reality, bishobora kuba ari ibintu byabaye ku muntu gutya agomba akakubwira ati ngewe ndi good example y'ibyo bintu. Byarabaye, ati byarabaye. Uwo muhungu aramuzana mu nzu, ndavuga nti sinzigera mbonana n'uwo muhungu. Bibwira umugabo nti ngewe nzaguma gutya, nzakomeza ngukunde, ngiye kwiga kugukunda uko uri, ariko sinzabonana n'uwo muhungu, nta nubwo tuzabyarana, ntabwo bizigera bimbaho. Umuhungu arambwira niba unkunda ukananyubaha, sinshaka ko hanze uzumva ko umwaka ushize utarabyara. Ureke ibiri umwe, sinshaka ko uzavuga ko ushize ntarabyara. Ati babifu akajya munjugunyira akamunana mu nzu, kwibaza umuntu umugabo wawe mwashakanye akujugunyira umuntu mu nzu na nyina wese agatasohoka akagenda akagaruka saa 12 za nijoro, bakabasigana mu nzu mwenyine. Bakaza akabwira ko ati muteke ibiryo byose mubihishe, mubitereke yari amwe mugiye, tubahaye konje muzagaruka ejo muje guteka. Ati nkibaza se ibintu ninjye bibaho, ninjye biri gukorerwa, ninjye biri kubaho, ninjye biri gukorerwa. Ati nkabyibaza nkumva bimwe birarenga ubwenge bwanjye. Atariko birakomeza, iza kugera aho ngaho mbonana na muhungu inshuro nyinshi kugeza nsamye. Maze gusama mu rugo yacu baraserebura aho nshatse. Ati baraserebura abasho, barishima, hamagara inshuti z'umuhungu ngo nyine ngo umugore atwite. Njye nkabona ibintu biri kuba nkaho nta nibyo nzi, nkumva ni nka filime. Ati nza gutwita, injira kura, ndabyara, ndangije kubyara. Ati njya mu kabati upanga utuntu ngo ku mafoto, ngo ku mafoto y'umugabo wanjye yarasezeranye n'undi mugore. Ati numva neza ndazezengeye. Njya kumubaza, uyu ni wowe ugeze ukora ubukweho kutambwiye? Ati narabukoze. Ati umugore twabukoranye yanga ino diri wakoze arana isi yose hanze bakabaza ko ntabyara. Niyo mpamvu nakuzanye nk'iturufu yo kunkura mu kibazo, bari bazi ko ntabyara, niyo mpamvu yabaye. Rero wenda kuzana ndabanza ndakwiga, banza kumenya imico yawe, niyo mpamvu naje kukubaza nzi ko uri umugore muzima. Rero niyo mpamvu nakuzanye, none warambyariye, byagabanyije amagambo yavugwaga hanze, kuko wowe uri umugore wumva kandi ufite ubwenge. Turateganya kubyara n'akana ka kabiri, tugaca amazimwe ka kabiri, bikaba birarangiye, tukarera abo ngabo, tukanibuka tukazajya kuba kure, ariko nkazasiga umusozi ko nabyaye, ko mfite abana. Urabizi ko njye mwana mama afite njye nyine, na mama akabazi ko afite abuzukuru. Ati nese n'ibintu byose bihindutse. Ndavuga niba arankeremo no benefit, kuba arampemukiye ntamubwire ko afite icyo kibazo, ibyo narabyihanganiye. Icyambabaje musaba gufata vacances nkangiye iwacu, nkicara nkaruhuka, nkitekerezaho. Amarambwira ati ujye usohoka muri uru rupangu, abana banjye basiga, kandi ugenda ntuzavuge n'icyabereye aha ngaha, uruhuke uzagaruke. Nange ntabwo najya kuruka nsize abana banjye.
abana banjye ngomba kubashyira mu rugo nabo bakababona nabo bakabamenya kameme. Ati rero njye ndagiye ntabwo nshobora gusiga abana banjye. Afasha abana be arabatwara ati ndagenda njye iwacu, ubu turi kuvugana ni iwabo mu nzu iwabo. Ati iyi nkuru nyitanze ndi iwacu, mubimfasha kumakinga decision namwe murimo. Yego nabibwiye mama umbyara, mama arabizi afite ibyo yambwiye bye, ariko ndashaka kumva namwe ibyo mutekereza. Uru rugo ndusubire mfata abana babiri mbasubize mbajyane nsuye muri uru rugo, cyangwa nemera kaje nshaka amahoro mu mutima ngume iwacu n'abana banjye menye ko nahiye. Ati mungire inama aba ari wowe inshuti yawe, umuvandimwe wawe, umuntu wawe ukunda kandi cyane, yakora iki? Wamugira inama yo gukora ikintu, iki kintu wamugira iki? Wowe wamubwira ngo nakora iki ari muri situation nk'iyi ngiyi? Ati mungire inama, ndabizi ko ntimunzi, mukonsidere ko akazi kanjye karahagaze, umugabo ni untunze, mu byo mukonsidere muha inama, umugabo n'umutunze, akazi ke k'umugore karahagaze, ubu igihe yatangiye kubyara, buri kimwe cyose gikorerwa n'umugabo, kandi umugabo ari tayari gutekinga k'abana nubwo azi ko atarabe. Atariko njye ndiko nkomeretse cyane gusubira muri iyo nzu muri urwo rugo, nkibaza nsabe gatanya ntandukane n'umugabo ngumane n'abana banjye, subire kuri uriya mugabo ubuzuye ibinyoma bingana gutyo, nkora iki? Cyo mwumva wowe wakora, inama wumva wamugira, cyo wumva wakora, aba ari wowe, ari inshuti yawe, ari umuntu wakunda, inama wamugira wihene n'umuvandimwe. Turakunda cyane, nyagasana abarinde mugire amahoro, kandi welcome back to Muhoza Real Talk. Mu liking, mu subscribe, mu sharing, mu anything you can do kugira ngo supporting Muhoza Real Talk, kuko turabya appreciating cyane kandi cyane. Mugire amahoro, nyagasana abarinde. We love you guys. Bye.